bimara ufata rero nibanze murye nibyo mwa tete saa sita mbimare nta mpamvu yo ko mwakongera gucana indi mbabura we n'urugero ariko nge ntabwo ngera ntabwo ari umugabo ugera n'urugero ari nundi ushobora kuvuga uti mu rugo rwe abati none uyu munsi ntabwo mufungura robine y'amazi ayo mwavomye ari mu kigega aba ariyo mukoresha arangire uzafungura andi mazi bega umugabo mu rugo rwe iwe atanga amabwiriza ashaka kubera impamvu z'ibyo abona mu rugo rwe itegeko azashyiraho n'itegeko ryo kubaka idini rimwe ku isi kugira ngo igikorwa cyo kumusenga kigaragarisha naho ibyo gukinga insengero ni ambarirwa izafatirwa isi yose maze ubutumwa bwiza bw'ubwami butangire bwamamazwa mu mahanga yose ngo bube ikimenyetso cyo guhamiriza isi k'ibintu biri kuba maze imperuka nibwo izahera ko ize ndakwingingira kandi ndagushikariza gukora ibyo Imana ishaka kugira ngo uzahoraho iteka ryose ubwo isi yo izabishiranye n'ukwifuza. Tubifurije umugoroba mwiza ku bari mu masaha y'umugoroba, tubifurije kugira igitondo cyiza ku bari mu masaha y'igitondo, tubifurije kugira ijoro ryiza ku bari mu masaha ya nijoro. Wowe ufite amakuba, intambara, ibikuremerereye n'ibitakuguye neza, ndagira ngo nkubwire ngo komera, kubera yuko nukora ibyo Imana ishaka Imana izaguhoza amarira, izakugirira neza. Ndabizi ko umuntu ushobora kurara arira none ariko ejo mu gitondo impundu zikavuga Imana igatanga kunezerwa. Uyu munsi rero tugize amahirwe yo kongera kuba tuvuga gukomera kw'Imana, twongera tuvuga imirimo y'Imana itangaje, twongera tugira amahirwe yo kuvugana n'umuyobozi w'isi ya Bibiliya, tugira ibibazo tumubaza bitandukanye. Hari ibibazo abantu baba bibaza bakamutumaho ngo tubabarize, abandi baba bagerageje kugenda baduhamagara, ariko ni amahirwe akomeye cyane yo kugira ngo twongere twumve icyo avuga ku byo abantu bibaza. Abantu benshi rero baribaza ifungo ry'insengero ririho cyane rigaragara aha iwacu mu gihugu cy'u Rwanda, bakabihuza n'icyo bita antikristo, cyangwa se benshi bagahita batangaza amakuru y'uko antikristo aje. Ariko benshi bakibaza ngo mbese antikristo yabaje koko akaba yahereye mu Rwanda? Ese ibivugwa ni ukuri koko? Ese ibyo abantu bavuga bihuriyehe no kuba antikristo koko yabaje ahereye ku biri kubaho? Reka rero twakire umuyobozi w'isi ya Bibiliya kugira ngo agire ikintu abivugaho. Nibyo natwe twongeye kubasuhuza mu izina rya Kristo Yesu. Amahoro y'Imana abane natwe kandi abane namwe mwese inshuti zacu mudahwema gukurikira isi ya Bibiliya. Ni umwanya tugarutse muri cya kiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Komisongi Martin. Nguko aho ibihe bigeze, isi nibyo koko irakomeje kwifuza kwambura Imana ibyayo. Kuko uyu murongo tugenderaho kenshi uvuga ko isi ishirana n'ukwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka we azahoraho iteka ryose. Mucyo ku byo amaso arimo abona hirya no hino n'amatwi akumva hirya no hino, nk'isi ya Bibiliya twatunzeho itoroshi, dusanga hari umurongo dukwiriye kuganiraho kugira ngo tugire ibyo tumenya n'ibyo twongera kwibuka. Mbese koko ni none? Mbese koko ni none? Igihe ni iki? Reka turebe umurongo wa 14 w'igice cya 24 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo. Umurongo wa 14 ugira uti: kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Amen. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu mahanga yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Turagushimiye Mwami Yesu kandi Mana yacu ishobora byose, muremyi w'ijuru n'isi, wowe udahwema
kudukurikirana uko bwije n'uko bukeye, kugira ngo uduhe gukora ibyo ushaka kandi utubashishe kugira ngo tuzahoreho iteka ryose. Reka ubwo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu mahanga yose, kugira ngo imperuka ize uzaba waratubashishije gukora ibyo ushaka, kugira ngo tuzabashe guhunga umujinya uzatera, kuko isi yo izashirana no kwifuza kwayo, icyubahiro n'ikibi cyawe none iteka ryose. Ngaho bene data bakurikiranye aya magambo bahe kumva kandi bamenye, icyubahiro n'ikibi cyawe Uwiteka we. Amen, amen. Bantu benshi nibyo baribaza bati, mbese igihe ni iki cyo kugira ngo amadini n'amatorero hirya no hino akingwe koko, abantu ntibongere gusenga? Abandi ugasanga bari kwibaza bati, mbese ni imyamperuka yageze yuko igihe cyo gusenga kizahagarikwa? Oya, ntabwo igihe ari iki. Igisubizo ni ntabwo igihe ari iki. Uti gute rero? Bibiliya iratubwira ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu mahanga yose. Aba bavuga butumwa bazavuga ubutumwa bwo mu mahanga yose ni abahe? Tujya ku cyiciro kimwe, ni gutya turi kubuvuga gutya kuri interineti. Niho ku cyiciro cya mbere buriho bwageze aho butangiye kuguruka mu mahanga yose. Ariko undi uko Yesu yabivuze uku nguku turi kubivuga ko bugomba kuzigishwa amahanga yose, twebwe ubundi hariho ibyiciro bibiri by'ivugabutumwa. Icyiciro cya mbere ni twebwe ab'imbuto z'ingurukira zaguye ku giti, ku mashami y'igiti cya Elayo, ari bo banyamahanga babonye agakiza kavuye muri bene ko, ari twebwe abanyamahanga. Ubu butumwa turimo turavuga rero ubutumwa bw'ubuntu. Ubutumwa bw'ubuntu. Ubutumwa bw'ubuntu rero bugomba kuzagera kuri level yuko buguruka ku mababa y'ibisiga. Uko Yesu yabihanuye ko buzaguruka ku mababa y'ibisiga, nuko nyine burimo buranyanyagira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. Ariko Satani nawe kubera ko ari maso, aba ashushanya akamenya aho igihe kigeze, akamenya ko itorero ryenda gutaha, n'ubu butumwa bwo buguruka ku mababa y'ibisiga yamaze kubwinjirira. Aha niho uzasanga ivugabutumwa benshi hirya no hino bamaze kuryanga, bakaryangishwa n'abakozi bari kurikora, barigeza ku bantu hirya no hino. Gasanga bari kurikora cyangwa se turi kurikora tugambanirana. Ndaje nicaye hano kuri kamera mvuze ivugabutumwa kugira ngo runaka bamute mu wakajwiga, bamufunge, bamugire gute, dusebanye, nuko mbega muri ya nzira yitwa gutwika. Iki ngiki ndagira ngo mbamenyeshe aho uherereye hose, bye kukwangisha ivugabutumwa riguruka ku mababa y'ibisiga, kuko Yesu yabivuze ngo kandi ubutumwa bwiza buzaguruka ku mababa y'ibizu. Bugomba kuguruka uko byagenda kose. Rero we kubireba ngo ubyange imico cyangwa comportement cyangwa n'imikorere iri kurikorerwamo kuri interinete, n'ubugizi bwa nabi bikorerwamo, n'ubwesukoro n'ubuhenzi bw'ibyaha bubikorerwamo, ngo bikwangishe cyangwa se bikubwire ko atari ubutumwa bwiza. Ni ubutumwa bwiza buri kugenda, ariko Satani yabimenye. Iyo yamaze kumenya, ashaka buryo ki ajya gutoba iryo riba. Iyo yamaze kumenya ahantu hari umuriro ushobora kurokora umugeni wa Kristo ngo azazamuka, Satani icyakora ni ukujya gutoba iryo riba kugira ngo atagira urinywa ngo ahembuke. Ibyo ubona rero kuri interinete byazanye umunabi, umwuka mubi, ni Satani wazanye ibikorwa byo gutoba isoko kugira ngo ubutumwa bwiza bwe kugenda ngo benshi barokoke.
ariko naho amarembo y'ikuzimu yahaguruka ntacyo azaritwara kuko nyiraryo yaryubatse ku rutare. Haleluya. Rero wicika intege kubw'ibyo ubona hirya no hino. Ibi ngibi ni umuteguro wa Kristo. Iri vugabutumwa ryo kuri internet ni umuteguro Kristo yari yaravuze ko buzaguruka ku mababa y'ibisiga. Aho ni ku nshuro ya mbere ubwo abamahanga yose n'indimi zose n'amoko yose bari gukora iri vugabutumwa turikora turinyuza kuri internet kugira ngo rigere kuri benshi, kugira ngo riguruke. None ku nshuro ya kabiri ku murongo dusomye haravuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu mahanga yose, buzabwirizwa mu mahanga yose kugira ngo bube ikimenyetso cyo guhamiriza isi, ngo nibwo imperuka izahera ko ize. Iki gihe rero twebwe ubwacu rivuga butumwa dukora ab'indimi zose n'amahanga yose n'amoko yose ubwo tukibyemerewe, igihe bizageraho twongere kubyemererwa. Ndagira ngo mbabwira inshuti zanjye, iyi ni sample ngira ngo mbahe, ni sample yo kugira ngo mbahe kugira ngo igice nzategura kigaragaza kuzamuka kw'itorero n'ibikorwa byose bizakorwa kugira ngo uzabashe kubyumva neza. Ubwo twebwe ubwacu ubwo tukemerewe kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu, igihe cyacu ubwo kizaba kirangiye, isi yose nibwo izahera ko ihanga amaso kuri bene agakiza aho katurutse aribo Bayisirayeli. Iki gihe nibwo umusigiti wubatse Yerusalemu nibwo uzaba naho warahanaguwe kubwiza intambara zose mubona za Gaza, Palestina n'impuha z'intambara nk'uko Yesu yabivuze. Izo ntambara zose zerekeza kugira ngo Yerusalemu yongere yubakwe, urusengero rwa Salomo rwongere rwubakwe. Nirumara kubakwa nibwo hazahaguruka ivugabutumwa rishyigikiwe n'umuntu umwe ku isi uzaba utwaye isi. Uyu nguyu tuzamuvugaho mu buryo burambuye. Uyu nguyu uzaba utwaye isi, igihe kizagera yigaragaze ko ari Mesiya. Uyu mutware agaragare ko ari Mesiya. Nagaragara ko ari Mesiya, ibitamba azatamba muri urwo rusengero nibyo bizaha Abayahudi guhumuka amaso, bamenye ko burya atari we Mesiya bari bategereje. Niwe uzashyiraho itegeko ry'uko bagomba kumusenga nk'uko igitambo azabatambye, bavuga bata burya ntabwo uyu nguyu ari Mesiya twategereje, ahubwo Mesiya wacu ni wa Munazareti. Nibwo bazibuka ko Kristo koko ari we wa Munazareti, ari we Mesiya. Kuko ijambo ryavuze ngo yaje mube abe ntibamwemera, icyakora bamwemeye bose aribo twebwe batukizeye izina rye duhaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Icyo gihe bazaba bagiye bamwibuka nubwo banze kumwemera, bamenye ko ari we Mesiya. Uyu nguyu iki gitambo azabatambye rero tuzakivugaho, ni sample nagize ngo mbategurire, nibyo bizamuhesha kwigaragaza nka Mesiya. Abayahudi bamuvumbura bavuga ati ntabwo uri Mesiya, atanga itegeko ry'uko umuntu wese agomba kumusenga hava akagera wari wese icyo ari cyo cyose, aho akomoka wese, ubwoko bwe ubwo ari bwo bwose, icyo yareke ko agomba kumusenga nka Mesiya. Itegeko azahera ko ashyira mu mategeko azashyiraho n'itegeko ryo kubaka idini rimwe ku isi kugira ngo igikorwa cyo kumusenga kigaragare. Ubwo nibwo animator n'amadini yose azafatirwa ambarigo hirya no hino ku isi. Amatoro n'amadini yose azafatirwa ambarigo hirya no hino ku isi, hasigare iryo dini rimwe hasigare idini rimwe azaba yishyiriyeho ubwe rimwemerera ko agomba gusengwa nka Mesiya. Naho ubwo nibwo igihe kizaba kigeze cyuko amatoro n'amadini yose agomba guhagarikwa ku isi. Wabaza uti none hano iwacu ko amadini n'amatoro byahagaritswe, byo birasigura iki? Nakubwira ngo ni umugabo mu rugo rwe akora
atanga amabwiriza ashaka kubu nkanjye wanjye ngomba gutanga amabwiriza ngo none ntibacane imbabura cyane rwose kubera impamvu zanjye bwite cyangwa se kubera impamvu yuko mbona ibyo batetse saa sita batarabimara ufata rero nibanze murye n'ibyo mwatetse saa sita mu bimare nta mpamvu yo ko mwakongera gucana indi mbabura we ni urugero ariko nge ntabwo ngera ntabwo ndi umugabo ugera ni urugero ari n'undi ushobora kuvuga uti mu rugo rwe aba ati none uyu munsi ntabwo mufungura robine y'amazi ayo mwavomye ari mu kigega aba ariyo mukoresha arangire uzafungura andi mazi mbega umugabo mu rugo rwe iwe atanga amabwiriza ashaka kubera impamvu z'ibyo abona mu rugo rwe na hano iwacu rero kuba amatorero n'amadini byafungwa bigahagarikwa ni impamvu z'ibyo babona mu byerekeranye n'ayo madini n'amatorero cyangwa se ubutegetsi bwo buba bureba kure bukavuga ati bwo aya matorero n'amadini bimeze gutya byabyara ibi ntibibabe bahagaze ntabwo ari uko rero ari imperuka nk'uko benshi turi kubihwihwisa hirya no hino ngo antikristo ngo yinjiye mu itorero ngo antikristo ngo yaje ngo bya bindi byahanuwe ntabwo icyo ari cyo igihe kiraje kandi kiri bugufi amatorero n'amadini bizafatirwa ambarigo rimwe ku isi yose iki gihe nibwo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu mahanga yose ni bande bazavuga ubutumwa rero hirya no hino mu mahanga yose kugira ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza isi aba aribwo imperuka izahera ko ize igitabo cy'ibyashuri Yohana kitwereka abayisiraheli 144 ni sembore y'umubare abo mu muryango muri ya miryango yose uko umubare bagiye bafata tuzabiganwa neza tubitondore neza buri muryango umubare wagiye ufatwa turebe n'umuryango utaragaragayemo n'impamvu uwo muryango utagaragayemo mu miryango yose turebe n'impamvu uwo muryango utagaragayemo aba rero nibo bazahaguruka ni sembore y'umubare ariko nabavuga butumwa hirya no hino mu madini n'amatorero cyangwa bitewe n'imyumvire y'umuntu uko ari byumva cyangwa nuko abitekereza cyangwa nuko imyemerere yiwe ibimubwira benshi bagaragaza ngo na Abisirayeli ngo bazemererwa kujya mu ijuru ariko ntabwo ari Abisirayeli bazemererwa kujya mu ijuru ni umubare w'ivuga butumwa cyangwa abavuga butumwa bazavuga ubutumwa bwiza bw'ubwami nguyu murongo dusomye rero ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu mahanga yose ngo bubuhe ikimenyetso cyo guhamiriza isi ngo nibwo imperuka izahera ko ize ubutumwa bwiza nibwo bazahaguruka bavuga ati yemwe nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi ariko twebwe unone turimo turavuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu kwihana n'ubuntu kwakira akakiza n'ubuntu nta kiguzi ntabyo ni ukwigirira neza nta ukwaka ikiguzi kwaka ransom yuko wakiriye agakiza nukuza ugapfuka mukakira Kristo nk'umwami n'umukiza ababishinzwe bakakuramburaho ibiganza rikaba riratse ukaba umwana w'icyaremwe gishya mu bugingo ku muntu w'imbere ku muntu w'imbere mpamvu mvuze ko ari ku muntu w'imbere nyine nuko umuntu w'imbere n'umuntu w'inyuma baratandukanye nabyo n'indi etape tuzaganira byinshi Uwiteka abaho umugisha mu izina rya Kristo Yesu narinje hano kugira ngo mbabwire ngo iki ntabwo ari cyo gihe cyuko imperuka ije ngo kuko insengero zakinzwe oya ni amabwiriza y'umugabo mu rugo rwe cyangwa se ni amabwiriza y'ubutegetsi butwaye cyangwa uburongozi cyangwa ubutegetsi butwaye igihugu cyacu cy'u Rwanda ni amabwiriza yabwo ku mpamvu yabwo bwite ni umugabo mu rugo rwe agomba gutanga amabwiriza y'igomba gukorwa mu rugo rwe bitewe n'ibyo abona bitari kugenda neza mu rugo Uwiteka abahe umugisha naho ibyo gukinga insengero ni ambarirgo izafatirwa isi yose maze ubutumwa bwiza bw'ubwami butangire bwamamazwa mu mahanga yose
ngo bube ikimenyetso cyo guhamiriza isi k'ibintu biri kuba, maze imperuka nibwo izahera ko ize. Ndakwingingira kandi ndagushikariza gukora ibyo Imana ishaka kugira ngo uzahoraho iteka ryose, ubwo isi yo izabishiranye n'ukwifuza kwayo. Shalom shalom. Cyondaho kuri subscribe kugira ngo niba utarayikoraho ukoreho kuri subscribe kugira ngo tuzaganire byinshi, tuzabashe kumenya byinshi. Uwiteka aduhana umugisha, kandi uko na like wana sharinga wabikorana uburenganzira bwawe, kandi ni urwego rwo kudufasha ngo bivuga butumwa rigere kure. Nubwo nkuko nabitangiye mvuga ko Satani yazanye abagenti biwe bakajya kugira ngo batobe isoko yivuga butumwa ngo bugere hirya no hino, kuko Yesu yabuhanuye ubutumwa buri kugaruka ku mababa y'ibizu. Satani akaba yarazanye abakozi bo gutoba iyo soko. Biradusaba kuba maso ntiducibwe intege n'ibikorwa bya Satani. Twebwe dukomeze twamamaze, duspreading ubutumwa bwiza bugere hirya, turebe ko twazarokora benshi, amaze tuzahabwe rya kamba ry'abahindure benshi kugukiranuka. Fatanya nanjye. Haleluya. Uri data wa twese mwiza, uri Imana yacu, uhimbazwe kushobora byose, uri Alpha kandi uri Omega, uri itangiro n'iherezo. Ndawakubanjirije nta nuzaguheruka, nubwo isi iri gushirana n'ukwifuza kwayo, ariko abakora ibyo ushaka bazahoraho iteka ryose. Ngaho twebwe twese abakurikira isi ya Bibiliya n'abandi bazayikurikira none n'ejo bundi, ukomeze kuduha umutima wo gukora ibyo ushaka kugira ngo tuzabane nawe iteka ryose. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose. Amen amen. Shalom shalom. Turi kumwe, ndabakunda, ntimujye kure. Amen amen.